Thank you very much. My name is Murakoze, nitwa Anso, mva kuri BBC. Twita ikibazo kigufi nshaka kubaza Perezida Kagame. Nk'umuyobozi w'umuryango wa Commonwealth, ndifuza kumenya ibikorwa bizahabwa umwanya wa mbere mu buyobozi bwanyu, cyane cyane mu bijyanye no kubungabunga indangagaciro za demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, hashingiwe ku kuba igihugu cyanyu cyaragiye kigenzurwa cyane, ndetse n'ibikorwa bya leta yanyu bikavugwaho byinshi. Abanenga bagiye bagaragaza ko hari abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abanyamakuru benshi bari muri gereza. Nibaza rero uko ubuyobozi bw'uyu muryango buzagaragara mu gihe hari ibi bibazo nk'ibi ngibi bibavugwaho. I think checking of facts is a serious problem. Nje mbona ko igenzura ry'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane cyane mu bigo twagakwiye kuba twishingikirizaho kugira ngo bamenyeshe rubanda n'isi yose, bamenyeshe iby'ukuri kuri bimwe muri ibi bintu, cyangwa se niba ikibazo kiri kuri ukwako, cyangwa se no ku busobanuro bw'ibintu byabaye mu by'ukuri. Reka ntangirire ku kibazo cy'indangagaciro. Who doesn't actually? Ubundi ninde ugena izo ndangagaciro? Ninde ufite izo ndangagaciro cyangwa utazifite? Iyo abantu bavuga indangagaciro, hari igihe kimwe, hari igice kimwe cy'isi cyafashe kihaye izo nshingano, kikagira nk'uburenganzira bwihariye bwo gusobanura indangagaciro, abandi bose bagafatwa nk'abatagira indangagaciro. Abandi bose tukigira kuri abo biyemeje gusobanura indangagaciro. Kandi ikibazo gikomeye kurushaho nuko niyo wamara igihe kingana iki wiga, ntuzigera wemerwa. Uzahora ushyirwa mu cyiciro cy'abantu batagira indangagaciro cyangwa baturuka ahantu hatagira indangagaciro. Ndashaka kubivuga neza kandi mu buryo bweruye. Abo mu majyaruguru aho BBC ikomoka bahora bibwira ko ari bo mboni indangagaciro, ko abandi bose bagomba kubakurikira. Ibyo ni ikosa rikomeye, sibyo? Natwe dufite indangagaciro, natwe nka hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika, nta gushidikanya na guke kubirimo, dufite indangagaciro. Icya kabiri, bimwe mu bibazo twahuye nabyo kuri uyu mugabane wacu mu Rwanda no muri Afurika, abo bo mu majyaruguru baba bashaka gusobanura indangagaciro, abo bo mu majyaruguru baba bashaka gusobanura indangagaciro nibo babigizemo uruhare rukomeye. Bamwe muri bo nibo ba nyirabayazana w'ibibazo duhura nabyo uyu munsi. Ariko kandi nk'urugero nka jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda, aho abantu barenga miliyoni imwe bishwe, ndabyibuka neza kandi ntekereza ko namwe mubyibuka. Ntabwo ndimo guhimba, si ibintu mpimba. Impaka zabereye mu muryango w'abibumbye muri UN, icyo gihe ibihugu bikize byateye imbere byitirira indangagaciro, byabifashe nk'aho hari abanyafurika bari kwicana hagati yabo. Ibyo byavugiwe ku mugaragaro. Ese koko mwibwira ko amacakubiri yagejeje kuri jenoside yari yarazanywe n'abanyarwanda ubwabo gusa? Mwibwira se ko atari abo bo mu majyaruguru baciyemo ibice iki gihugu bakigisha abantu kwibona nk'abo muri ubu bwoko, n'abandi ngo bibone nk'abo muri buriya bwoko, babashishikariza kwicana? Atari uko gusa batandukanye, ahubwo bagomba no kwicana. Ese ibyo mwabyemera? Mwambwira se ko abantu miliyoni zirenga 2,200,000 nk'uko byanditswe n'abanditsi, ibyo singe wabyanditse, bishwe hariya muri Kongo ku gihe cy'umwami Leopold? Abo bose bishwe n'abanyekongo ubwabo? Mwibwira ko ibyo byose rero byahise byibagiranye?
And then the others, nyuma byaje kwitwa ko hari ba nyir'ubutaka ngo bagarutse gufata igihugu, ngo bagarutse gufata ibihugu byabo bakicana, abandi bakitabere bakicara iyo mu majyaruguru bakajya badutunga intoki bakavuga ko tudafite indangagaciro, ko tutubaha ubwisanzure, ko tutubaha uburenganzira bwa muntu. this is literally just abusing people. Mukabyemera koko, You're abusing Africa. mukabyemera BBC, mukabyemera Do you know? mukamara igihe mutangaza kuva mu gitondo kugera nimugoroba, mugatuka abantu, mugatuka abanyarwanda, mugatuka abanyafurika ngo indangagaciro. Anywhere else. Sister uhagarariye BBC, ni izihe ndangagaciro, ni izihe muzi? Than we do. Ndashaka kukwizeza ko nta muntu n'umwe, haba uwo muri BBC cyangwa uva ahandi ahariho hose, ufite indangagaciro ziruta izo dufite hano mu Rwanda, keretse niba ari ukugira ngo wenda hakingirwa amakosa akomeye y'abantu bamwe bishyize mu mwanya wo kudusobanurira indangagaciro cyangwa guhisha amahano bateje. Wenda ibyo uvuga wabibwira abandi bantu badafite umwanya wo gutekereza cyangwa badafite amateka y'uko barwanye n'ibibazo nk'ibi, Of course, genocide. bo babyakira. Ariko twe twahuye n'ibyatubayeho, twanyuze mu byatubayeho, twiyemeje inshingano zacu. Have ourselves. Nibyo jenoside ntiyabayeho kubera abayituzaniye bonyine, oya, natwe abanyarwanda dufite uruhare, dufite n'uruhare rwacu mu byabaye, ariko hari n'abandi bagomba kubiryozwa. Any lessons from BBC? Ku bijyanye rero no kubungabunga izo ndangagaciro, uko mbibona, uko abanyarwanda babibona, ntidukeneye amasomo ava kuri BBC cyangwa ku wundi uwo ari we wese. People in prison you're talking. Kandi ibi ndabivuga mfite icyizere gikomeye ku bijyanye na demokarasi cyangwa abantu muvuga bafungwa. Justice system. Nta muntu n'umwe uri muri gereza mu Rwanda utagakwiye kuba yirimo. Actually, they are Dufite urwego rw'ubutabera rukora kandi ruca imanza mu mucyo. Reka mbabwire ikindi, mu by'ukuri hari abantu batari muri gereza uyu munsi kandi bakagombye kuba bafunzwe, ariko ntawe uri muri gereza utagakwiye kuba ayirimo. Ariko hari abatari muri gereza bakagombye kuba bayirimo. make them champions of. Urugero, hari umunyamakuru wandika ibintu bitandukanye, agafata umuntu akamushimagiza, akamugira intwari y'ibintu byinshi. Nta kibazo, byakabaye byiza bamugira intwari mu bibazo bye bwite, niba ariko babishaka, ariko atari mu bibazo byacu. Reka mvuge neza icyo nashakaga kuvuga mbere. Hari umugore witwa Victoire Ingabire. They were visiting. BBC n'abandi bahora bamugira isura y'utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo nta kibazo. Niwe navugaga, uyu mugore ubu ntari muri gereza, ariko yakagombye kuba yirimo. Yigeze gufungwa, yakoze ibyaha, acirwa urubanza mu rukiko, hanishwa igifungo. She was in prison. Nyuma Perezida akoresha ububasha afite bwo gutanga imbabazi, yamurekuye mbere y'uko arangiza igihano cye, ariko si uko yari umwere. Government. Ikindi kigaragaza uburyarya ni indimi ebyiri cyangwa double standard. Powers. Yaciriwe urubanza hashingiwe ku bimenyetso byatanzwe n'ibihugu by'i Burayi bifatanyije n'ubutabera bwacu. Ntabwo rero byakorewe hano gusa, niho bihera, acirwa urubanza agafungwa. Ariko hari abamugira nk'umumarayika wa demokarasi, muntu ubwisanzure. Bituruka he? Ubu ari hanze, ariko ndavuga ko iyo tutamubabarira yakagombye kuba ari muri gereza. Hari n'undi muntu bashyize imbere bamugira icyamamare, bamugira intwari, ariko yagejejwe imbere y'ubutabera. Hari ibimenyetso simusiga byamushinjaga, acirwa urubanza ku mugaragaro, ntawigeze ahakana ibimenyetso.
make that person ariko bakavuga ngo ya ngo uyu ngo ni umuntu ngo nenga perezida. like that. Oya, banza usubize ku bimenyetso. Uyu muntu yakoze ibyaha byinshi hamwe n'abandi bantu bagera kuri 21 bose bemeye ibyaha byabo kandi baramushinja. Yari umuyobozi wabo. Praise her, okay, that's fine. Bari abantu bitwaje intwaro bagirira nabi imiryango y'Abanyarwanda. Hari abapfuye, hari abahohotewe. It's okay. Then you have None bakaza bavuga ngo yego ngo ntituvuga ko ari umwere ngo ariko mumurekure. Tukabaza tutese made her a celebrity. tukababaza tutese abandi bafatanya cyaha bari kumwe nawe muri gereza bo biragenda gute? Made him Ibyo bisobanuye ko bavuga ko uyu we ari special, agomba kuba yihariye. faces justice. Twabaza tutise none abahohotewe n'imiryango y'ababuze ababo bo bizagenda biti? Court of law. Ugasanga aho nta gisubizo babona ahubwo bagakomeza guhatiriza. Iki kibazo kirakomeye cyane. Nagerageje kugisubiza mu ncamake. Rero iyo judgment n'imyanzuro bishingira ku makuru rimwe na rimwe atuzuye no kwisesengura ritari ryo. This person committed Wenda nzabareka mufate icyemezo cyo kumenya ibyo mwemera n'ibyo mushaka ko bandi bemera. Nzi neza ko n'iki gisubizo cyanjye maze kuguha kizahindurwamo inkuru itandukanye nuko nabivuze cyangwa kigashyirwa mu rwego nta gishizemo, ariko ntacyo bitwaye. people were lost their lives. There are victims there. And then there's the one, this person, it comes from America, from Europe, and that this person, and in fact, what is interesting, they come and say, this person, we are not saying he's innocent, but he should be released. And then we ask them, say, okay, if you think he should be released, how about these others who are co-accused with this person, who are also in prison? So in other words, they are saying, this person is special. We've made him special, so you should not question that. And then we say, okay, fine. How about the victims? The very people, families that lost their people on the hands of this person. They can't answer that, but they keep insisting. So anyway, let me try to cut. It was a loaded question, so I'm trying to grapple with how to cut the answer short, but these judgments are made is not necessarily right. It's not correct. So I'll let you make a decision at some point what to believe or what you should be making other people believe, but I know by my answer in whatever way, maybe you're already framing a completely different story about what I said, or giving it a frame in which I didn't put it, but that's okay.